meza cyane mu ntambuko nziza cyane nuko Brian Kagame umuhungu wa Perezida Kagame yasoje amasomo ya gisirikare. Nitwa Eric Nshimiyimana, reka tubifurize ibihe byiza abakunzi ba Viza TV Rwanda mwese mwa muri hose mu turere dutandukanye, mu mirenge itandukanye, mu ntara zitandukanye, namwe kandi mutwumva muri Kota Masimbi. Nongeye kwifuriza ibihe byiza kandi mbifurize ikaze mu mashusho meza cyane, mu mafoto meza cyane, mu ntambuko nziza cyane nuko Brian Kagame umuhungu wa Perezida Kagame yasoje amasomo ya gisirikare. Nitwa Eric Nshimiyimana, nayi ni Viza TV Rwanda muri kumva ubuvumbuzi, siyanse, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro byose n'ahandi wabisanga atari kuri Viza TV Rwanda. Wowe ukomeza ukora subscribe, ukoresha ku biganiro byiza byacu bya buri munsi. Nawe kandi ukoze subscribe aka kanya, menya ko utangiye urugendo rushya n'ubuzima bushya bwo kumenya isi n'abayituye, byaranze isi, ubuzima bw'isi, ibiri muri politike n'ubuzima, byose tuzabikugezaho kugira ngo umenye amakuru atandukanye. Brian Kagame, bucura bwa Perezida Paul Kagame ndetse na Madamu Jeannette Kagame yasoje amasomo ya gisirikare mu ishuri rya Sandhurst Military Academy mu gihugu cyo Bwongereza, ariya mu bwami bw'Abongereza muri rusange. Brian Kagame rero ni umwe mu basirikare basoje amasomo muri iri shuri rikomeye cyane hano mu isi y'abazima. Muhango rero wabaye kuri uyu wa gatanu nk'uko byatangajwe na Ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza Bosinge Johnson, akaba ari uhagarariye u Rwanda ariya mu gihugu cy'Ubwongereza. Ni umuhango rero witabiriwe na Madamu Jeannette Kagame ndetse n'abavandimwe ba Brian Kagame, Ivan Cyomoro Kagame ndetse na Ian Kagame, n'abantu bitabiriye uyu muhango n'ubundi. Brian Kagame rero yinjiye mu gisirikare asangamo mukuru we Ian Kagame, kuri ubu ubarizwa ndetse no mu ngabo z'u Rwanda mu mutwe urinda abayobozi bakuru b'igihugu muri rusange. Ni umuhango rero witabiriwe na Madamu Jeannette Kagame n'ubundi hamwe n'abavandimwe bakomeye b'uyu umusore, aho uyu muhango wari urimo abantu bakomeye cyane, harimo kandi abakuru za kaminuza, harimo kandi n'abayobozi b'ibigo bitandukanye ariya mu Bwongereza. Wabonaga ko wari umuhango mwiza cyane, mu karasisi keza cyane, mu mashusho meza cyane, mu myenda iranga n'ubundi abantu bakomeye, cyangwa se iranga abantu bambaye imyenda ya gisirikare, abandi ukabona ko bambaye imyenda y'imituku n'ubundi iranga perezida cyangwa se abayobozi bakomeye cyane muri rusange. Iyi myenda rero uyu uyambaye nta kindi kiba kigaragara uburyo ki nuko uba utinyitse. Uyu rero Brian Kagame ari mu bumoso bwa Madamu Jeannette Kagame, wagaragara nkaho yari yishimiye ko umuhungu we nawe ashoje amashuri ye yisumbuye cyane. Brian Kagame rero nawe akaba aje yinjiye mu gisirikare cy'u Rwanda, aho n'ubundi agiye kuba yakomeza urugendo rwe mu kuba yaza gukomeza gushyira ibuye rye n'ubundi ku kubaka igihugu cy'u Rwanda. N'ingabo z'u Rwanda RDF nazo zikomeza kuba zakora byinshi cyane mu guteza imbere igihugu cy'u Rwanda, mu kuba zakomeza kuzana amahoro muri rusange, zikazana amahoro kandi mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Murabyuka ko ingabo z'u Rwanda n'ubundi ziba zirimo n'abahungu ba Perezida Paul Kagame baba barwanira mu bihugu bitandukanye, bazana amahoro hirya no hino hatandukanye, urugendo nko muri Sudani, muri za Haiti ndetse n'ahandi hatandukanye. Rero uyu musore kuba yaje cyangwa se yabashije kuba yakinjira mu ngabo z'u Rwanda, nuko nawe ari umwe mu bakomeye cyane. Ubundi bizwi ko abakuru b'ibihugu baba bafite n'ubundi abana babo cyangwa se ababakomokaho, usanga nabo babinjiye mu ngabo, cyangwa se ugasanga umwana n'umukuru w'igihugu nawe akinjira mu ngabo bitewe n'uko nawe usanga aba ari umusirikare. Urabyibuka nka Perezida wa Uganda Museveni, nawe umwana we nawe n'ubundi Kayine Rugaba nawe ari mu gisirikare, bigaragara ko n'ubundi abazamusimbura ati mwe inyana ni ya mweru. Nitwa Eric Nshimiyimana, komeza ukore subscribe,
ukoresha ku biganiro kugezaho byacu bya buri munsi. Nibikunda kandi nawe uri imahanga cyangwa se nawe uri mu Rwanda ukomeze ukoresha iya ku biganiro tukugezaho bya buri munsi. Nta yindi nteguza nawe utaha.